Guys, menya byinshi hagati y'urukundo rwa Nyambo Jessica n'uwo bita Titi Brown. Ubundi Titi Brown ni muntu ki? Nyambo we ni muntu ki? Aba bombi bakomeje kuba urujijo kuri social media za mu Rwanda muri entertainment. Titi Brown tumuzi nk'umubyinnyi ukomeye mu iki gihugu cy'u Rwanda kandi ukunze kugaragara mu video menshi cyane atandukanye. Nyambo Jessica ni umukinnyi wa filime, benshi muramuzi mu mafilime atandukanye Nyambo yakunze kugaragaramo. Titi Brown na Nyambo Jessica bakomeje guteza urujijo, benshi abantu ntago bari kumva iby'ukuntu Nyambo na Titi Brown bari kugaragara ku mafoto n'umubano babanye cyangwa se n'uburyo bagendana. Benshi bikomeje kubacanga cyane ku mubano wabo. Ubundi mbere na mbere Nyambo ni muntu ki? Mu magambo makeya, Nyambo akunda Titi Brown, Titi Brown no agakunda Nyambo Jessica. Aba bombi bakomeje gucanga abantu ngo kuko byagenze kugira ngo izi saha batakivugana cyangwa se batagicana waka. Menya byinshi byimitse kuri iyi nkuru, wibuka gukanda subscribe, like, share and comment kuri Dr. Singer TV. Ku bantu duhurira TikTok, kora follow, Instagram, kora follow, Facebook, kora follow. Duhere kuri Titi Brown. Titi Brown mu mwaka wa 2020 nibwo haje kumva inkuru ye ubwo uyu muhungu cyangwa se uyu musore bamubeshyiraga viole. Ngira ngo abantu benshi cyane murabizi ko mwakurikiranye amateka ye, kwifunga rye no kwifungurwa ryiwe, mu bintu byakomeje gutangaza abantu benshi cyane, aho uyu musore yarinze amaramo imyaka 2 imageragere afunze arengana, bamubeshyira ko yaba yarafashe umwana w'abandi ku ngufu. Nubwo igihe cyabaye kinini, igihe cyaje kugera aza gufungurwa, ariko afungurwa ubushinjacyaha bwemeje yuko nta cyaha yakoze, bahitamo kumurekura. Uyu Nyambo Jessica tuzi mu filime menshi cyane atandukanye, dukunze kubona kuri social media nyinshi cyane zitandukanye, cyane ku mbuga nkoranyambaga za mu Rwanda, aho akomeje gutigisa imihanda ya Kigali. Nyambo icyo gihe Titi Brown mu gihe yari afunze, mwibuke neza mudaciye ku ruhande, Nyambo yakundanaga n'uwo bitaga Yvan Buravan, uriya witabye Imana. Ngira ngo muramuzi, ni umuhanzi wari ukomeye uhagaze neza mu muziki nyarwanda, wakundwaga n'abatari bakeya. Ubwo yaje kwitaba Imana, byaje kubabaza abantu benshi cyane batandukanye bakundaga uyu muhanzi, cyane ko Nyambo yakundanaga na Yvan Buravan. Muri makeya, ubwo Yvan Buravan yamaraga kwitaba Imana, nibwo Nyambo Jessica, kuko yabonaga umukunzi wagiye amucitse, yaje kubura amahitamo mu gahinda kenshi cyane. Ngira ngo nimba mwarakunze gukurikirana social media za mu Rwanda cyangwa se ibinyamakuru bitandukanye, mwigeze kumva uburyo Nyambo yavugaga uburyo ki yakundaga Yvan Buravan n'imico ye. Nuko ntibyatinze, ubwo Titi Brown yamaraga kuva i Madrid, tutihuse cyane, Nyambo ari mu bantu ba mbere bateye intebe ku muryango wa gereza. Ubwo twamenyaga ko umunsi Titi Brown agiye gusohoka, Nyambo yagiye mu ba mbere mu bakira Titi Brown mu byishimo byinshi, agira ati ni wowe nari negereje, ni wowe nari narabuze, ni gusa my brother, ubwo ugarutse ibyiza biri imbere kandi nkeka ko ntacyo tuzigera tubura mu gihe tugihumeka. Titi Brown nawe adatinze yaje kumwakirana yombi, yumva ko abonye inshuti igomba kujya imuba hafi kandi izajya ihora imuhumuriza. Ikinini byatinze, iminsi yakomeje kwicuma, ariko tugenda tumenya iby'umubano wa Nyambo na Titi Brown. Bidatinze rero byaje gusakara, cyangwa se twaje kumenya ko Titi Brown na Nyambo Jessica ko ari ababesto, ari abantu bakunze kwishimana cyangwa se abantu bakunze guhuza urugwiro, ariko badakundana, ari inshuti gusa bisanzwe. Murabizi
mukurikije amagambo Titi Brown yagiye avuga kuri Nyambo, muri make nta kintu na kimwe yamushinja kuko bakomeje kubana neza, yaba ibihe byiza n'ibihe bibi bakomeza kubana. Mu bintu byakomeje gutera urujijo abantu ni ukuba abantu bose babonaga Titi Brown na Nyambo Jessica bumvaga yuko umwe ari umugore undi ari umugabo bitewe n'uburyo bagaragaragamo, ariko dore ikintu cyiza bakoze kuba batangira gukundana cyangwa se kuba batangira kugendana, nta muntu n'umwe bigeze bizeza yuko we na Nyambo bakundana 100% cyangwa se umwe ari umugore w'undi undi ari umugabo w'undi. Abantu baje kubishimira kuri social media nuko batangira kujya babikora nk'akazi, mbese basa nkaho bafungura content, bakreatinga content, ubabonye wese avuga yuko aba ari aba best. Nyamara abantu bakuze bitewe n'imyitwarire yabo cyangwa se n'imyifatire yabo bakavuga yuko aba bombi bakundana, nyamara ukuri atari impamo, ntago bigeze bakundana, cyane ko Titi Brown yaje gutangaza yuko afite umusheri ku ruhande, afite umuntu bakundana kandi benda kubana. Mu byateye urujijo abantu rero, turagira ngo natwe turebere hamwe tuvuge duti, cyangwa se dushyire hamwe turebere hamwe hagati y'aba bantu, hagati ya Titi Brown na Nyambo Jessica, twe kujya birirwa batuyobya cyangwa se kugira baduhiragize batubeshye, natwe ubwacu twakisesengurira nk'uko tubabona cyangwa se n'ibivuga kuri social media. Aba bantu muribuka yuko bigeze gutangaza yuko bakundana, icyo ni icya mbere. Nyuma baza gutangaza yuko badakundana, ikindi baza gutangaza yuko umwe muri bo hagize uvuga ngo njyewe wamvira mu buzima, cyangwa se ese nkuviriye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwagenda gute, bwaba bwifashe gute, wowe ubwawe wakiyumva ute? Undi akavuga ko nta birenze, ubuzima bwakomeza. Rero turebere hamwe twese nk'abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga badukurikiye bumva ikinyarwanda. Iyi saha ubu tuvugana aka kanya ntago Nyambo na Titi Brown bakiri guhuza, nta muntu ukiri kuvugisha undi. Mureba igihe bamaranye, igihe bateruriye imihanda ya Kigali, bagafata umwanya bagakreatinga content, bakavuga yuko bo ari aba best, atari abantu bakundana. Ese nk'abantu bakuru nkatwe dutekereje, nimba batari basanzwe bakundana, iyi saha baba bapfuye iki? Bapfuye iki? Nibyo bintu bikomeje guteza abantu urujijo. Abandi bakorera kuri YouTube, kuri izi mbuga zikurikira dukunze gukurikirana hano mu gihugu cy'u Rwanda, dukunze kumenyera amakuru atandukanye, harimo TikTok, hakabamo Instagram, hakabamo Twitter ariyo yitwa X ariko ikaba yarahoze yitwa Twitter. Abantu bakomeje gutanga ibitekerezo bagira bati, umunsi muzabona Nyambo Jessica na Titi Brown basubiranye ntibizabatungure. Nkanjye nka Dr. Singa TV, nk'uko mbibona cyangwa uko mbizi, nk'uko nabibonye mbere, nshyize mu gaciro, ni akanya gatoya Nyambo na Titi Brown bakongera bagasubirana. Ibintu byose bari gukora, ibintu byose barimo baradukina, bamaje kubona ko batweretse imitima nyine ko twebwe tubakunda cyane, turi mu bantu ba mbere babakurikirana,
dusa nkaho twakunze content bafunguye. Ubundi uretse yuko ubundi hajemo kidobya, ubundi iyi content yo gushwana hagati ya Nyambo na Jessica nuko hajemo kidobya. Ubundi iyi content yo gushwana bari creatinze neza cyane, bari baje kubeshya abanyarwanda. Mwibuka umunsi Emeline yashyize hanze ariya amavideo cyangwa se hasaka ariya amavideo ngo ya Emeline, umunsi ajya hanze nibwo content bari bagiye kwishyira hanze. Nyambo na Jessica, Nyambo na Titi Brown nibwo bari bagiye gushyira hanze yuko ubwabo bashwanye. Mu gihe rero bari bagiye gushyira hanze hagati y'umubano wabo, nibwo ahise hasakara ariya amavideo ahitaza byose abyica. Bituma rero Nyambo na Titi Brown aribwo nyine byahise bisa nkaho bizimyeho gatoya, kubera ko nta yandi mahitamo bari bafite. Aba bombi uko ari babiri rero turabakunda pe, ntago tubanga, turanabafana cyane, ariko nanone bikina n'imitima y'abantu, bikina n'abantu. Noneho ibintu birenze ni uburyo ki buri umwe wese nta n'umwe ugifollowing undi kuri Instagram, nta n'umwe ugikurikirana undi. Mwumva ibyo bintu, iriya migani bari kujya gucira ku binyamakuru bavuga ngo umuntu siwe kampara, ngo ibiki n'ibiki. Biriya bari kuvuga kano kanya n'ubundi bagiye babibazwa mbere. Hari ibiganiro byinshi cyane bagiye babibazwamo. Umwe bamubaza ngo best wawe bibaye ngombwa ko mutandukana byagenda gute? Umwe akavuga ngo umuntu si kampara, ibiki n'ibiki, kujijisha abantu. Bari gukina n'imitima y'abantu bababeshya. My friend, natwe tujye dushyira mu kuri, dusesengura ikintu, dusesengure n'ibyo tubona, basi bizadufasha. Basi nimba ukunda Dr. Singa TV bimubwire muri comment, kandi utibagirwa gukora subscribe, like, share and comment kuri Dr. Singa TV. Abo duhurira kuri Instagram kora follow, abo duhurira kuri Facebook kora follow, TikTok kora follow. Njye ndabazirikana, ndabakunda. Ciao ciao.